ahubwo ni ubwato bugonganye. Mfite umwanya wo kuba barugaruye amazi. Ubwo barabona cyo twizere ko nta rupfu raza umugumu rurarabamo. Oya nda rupfu rubuze kubamo kuko barutse amazi. Birashoboka ko waba ujya wumva hirya no hino ku isi ibihangange mu koga amazi magari nk'inyanja cyangwa imigezi. Yego, nibyo nawe waba ugerageza ko ugamije kwishimisha cyangwa ugamije imyitozo ngororamubiri. Sinifuje umunsi gutinda kuri izi ngingo zombi, ahubwo ndashaka ko tuza kugaruka hanini ku mpamvu zishobora gutera impanuka mu mazi. Sinzi niba ujya wumva iyo bavuze inkubi y'umuyaga mu nyanja, ingaruka zawo bigenda bite ngo mu mazi hari impanuka. Ese hakorwa iki iyo ibaye? Ni gute watabara uhuriye nayo mu mazi? Iyi ibaye si impanuka itewe n'umuyaga. Ahubwo ni ubwato bugonganye mu buryo bwadutunguye twese mu gihe twibazaga ikigiye gukorwa, dore ko twese tutazi koga. Twabonye umusore w'inkorokoro waje wiruka yoze metero 500 mu minota 2 n'amasegonda 47, abasha kurohora abo bantu babiri bose. Mu kurushaho kumenya no gusobanukirwa byinshi nka Legacy TV, twaganiriye n'uyu musore OBEDI. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy, I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless, spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Umusore uzwiho ubushobozi budasanzwe mu koga, ndetse banavuga ko bishobora kuba byakorwa iyo umuntu arohamye. Njye nitwa Impanuka Suez. Iki ni ikiganiro twagiranye na OBEDI amaze kurohora abo bantu, ndetse n'abo bantu babiri akari ku mutima wabo. They are playing movie here. Yeah, movie. Come. Umeze bite mwana? Sawa ni.
Isawa abangaba bari bazitse ndasawe irimo kugura abana abangaba ni bazima se bari biri kugaragara ngabo barababazima bari bazima ikibazo kugikora se kari bazima ikintu kiri buze kuma ko bari kari bazima nuko ndi kubakoraho ngo bakaruka amazi kandi iyo umuntu arutse amazi yazitse aba afite umwanya wo kuba yabaho ni umuziro n'umuntu uri kuruka amaraso ariko yarutse amazi bigaragara ko arayo yanyweye urabona ko abangaba barabazima kuba baregaruye amazi ko barimo gutitira se mwana bari gutitira kubera ko nyine bari banyweye amazi urumva amazi yageze mu ndara bakuruga bagize imana kuba bayarutse no mpamvu ubona bari gutitira ubwato narimburimo bigenze gute ubundi ko narimburimo ariko sinzi ukuntu bigenze nanjye mbonye nyine urabona bo bavuga amagu ubwato barimo kuganira shoferi wa moteri urabona ko asa n'uwababwiye ati muve mu nzira bigasa naho batumva kubera ibiganiro bari barimo niyo mpamvu ubona nabo bari bahuye n'ibibazo ariko Imana ikabafashije kuko nayo ndi hafi nayo mbibona ngahita njya mu mazi ngahita mboga nambazana ubwo si ubundi kuri ubwato burahamye ubigenza ute n'icyo ukoze cyambere kugira ngo ube wabarokora ikintu cyambere ngoze ni uko urabona ko bari mu mazi hari igihe cyo harimo gutaruzi koga ariko atari yanywa ku mazi injuro 5 ntago yamanuka ngo ajyemo hasi aba ari umuntu unywa agahita yongera kuruka hagira ajya mu nda hagira sigara niyo mpamvu ubona abangaba bafite umwanya wo kuba barugaruye amazi ubwo barabona cyo twizere ko nta rupfuraza umugumu urarabamo oya nda rupfura rubuze kubamo kuko barutse amazi ikosa ryabayeho no gusakuza nta kindi kintu cyatumye bashobora kuba barohamye se ikintu cyatumye baza kuba barohamye ubona uko barangaye nta shoferi wenda wa moteri nawe tukava ko yaba yarangaye kuko yaratwaye igifite moteri bari kubwingashye numva bose babikozemo uburangare amajire ndabonye ntayo bambaye urana cyo gishobora kuba ari intandaro nyine urabona ari indandaro n'ubundi yo kuba bazika ukuzikaho urabona n'impanuka zashatse kuba zo mu mazi ariko noneho nabo ubundi bugoryi bakoze nuko batambaye ijire niyo mpamvu urabona ngo utazi koga yari guhita apfa ni mutima mwiza cyangwa se ubwitange wo kuba wakora ikintu gihambaye nk'iki ngiki ukura he ni ukuvuga ngo umutima wo kuba nakwitangira ibintu nguyu urabona yarazitse kandi wenda ngaba mfite n'amahirwe yo kuba nabasha kumuvana mu mazi yazitse urabona ko mbise mbakuramo ari babiri urabona ko wenda nubwo babashije kuba gutya ariko dufite icyizere ko barabaho umuziro no gusanga ari mayiti kuko bazitse turi ndeba ntago bari kucika kandi ari bagenzi bari tuziranye uhariya wari wicaye uza kubaruhura ubundi wakoraga ibiki ni ukuvuga ngo hari nanjye mba ndi kwibaza ukuntu k'uyu munsi umeze mvuga ati wenda akazi nakarangije narindi mu karuhuko nje kwicarira hariya niganiza tu umunsi waragucanze ndeba n'abantu bari gukina umupira gutya ariko ubundi bigeze babibona nta kuntu wabazahura se nkumva nabo bashobora no kuvuga nta kuntu wabazahura tukareba twabasha kumukoraho tukareba nimba wenda yabasha kuvuga binkore ndebe niba hari ubona hageze muri makeya munzahure ndebe ntamuka ganira n'uyu sawa buhoro witwa nde Uringiyimana Emmanuel ngo mwe muri kuganira none mwe muri hongedero barabatabara twa turimo nyine turi ku mazi umugira neza wacu araturohoye natwe ikosa twakoze nta majire twari twambaye ariko na shoferi yabigizemo uruhare kuko yaturebaga mwari mwamaze kumira se amazi twari twasomye ariko yadukanze mu nda twayarutse bahise badukanda baturohoye tutaragera ikuzimu ntabwo bigorana cyane uri mu mazi wibirabonaga bimeze bite wibira munsi iyo uri munsi nyine uba wumva amatwi arimo kuziba ukumva mbega nyine nta kimu gifite zo kongera gukora woga cyane kuko ngewe urabona ko ntabwo nari nambizi neza nagiraga gutya n'imyenda yitwa batwambaye turusha uburemere tuyanamo hasi uyu mugenzi wacu abadukoreye ubutabazi araturohora urimo ugize utekereza ko ushobora kuba wapfase cyangwa wumvaga byose bigishoboka oya kubera ko nge ntazi koga neza ntabwo nabonaga ko bishoboka navugaga ati basi birarangiye nyine ndapfuye nabonaga ko birangiye n'ubundi kuko nabonaga ari kure ntari bwomoke uramaze kwiheba kuko nabonaga ndi kure cyane ntari bwomoke n'ubwa mbere urohamye cyangwa ngewe n'ubwa mbere ndohamye nta nubwo nyine nakundaga kurohama ko navuga ndi mu bwato nambaye ijire ukuntu byanciyeho nyine ni cya gihe cy'umuntu ubwo nyine byanciyeho ariko nyine ni ikosa ndaryemera tu usanzwe utuye hano ku Kivu nsanzwe ntuye hano ku Kivu niye nama abandi nk'ayo bajya mu bwato batambaye amajire bikaba byaviramo kukurohama inama naho abagenzi banjye barabona ko byari bimbayeho nanjye narangije kwiheba ko ngiye gupfa inama naho abagenzi banjye ni ukujya bajya mu mazi bambaye mu weste
bambaye amajiri bakayafunga neza bakayazirika. Niyo nama naha abagenzi banjye, kandi no kujya mu Kivu nta kintu ugiye gukora nacyo ntago ari byiza, ni ugushishikariza abagenzi banjye nibyo bya bindi nyine by'abasore twitemberera ku mazi urabonana n'amajire, ni ikosa ariko ntago rizongera nyine nk'abantu bakuru. Obe dukore no kuri ngo ari gutitira tuvugane gakeya nawe numve wagurutse umeze neza kubashe kuba wavugana n'aba bagabo. Bimeze bite? Bimeze neza. Urakomeye? Ndakomeye. Wari wasize ubuzima mwana? Nari upfuye rwose bro. Wari upfuye dore ugutitira. Nari upfuye. Burya rwose nanjye nabimvuze ngo ngiye kurgira hamwe buriya bwato. None ngize gutya. Nange murajya kurgira ko mukajya mu kato kangana kuriya. Buriya numvaga ko kari ariko kagira umunyenga cyane. Mwajya mujya muri iki ngiki sishaka aricyo kigenda cyihuta. Buriya nta bushobozi bwabo nari mfite. Okay, nicyo ubwira uyu Obedi rero batabaye ubaye intwari uyu munsi akaba. Rwose Obedi buriya nuko umushimira cyane, niba nzamugura n'agacupa sumbizi rwose. Ngo ngiye gushaka ibiceri mugure n'akantu rwose kuba ako yashobora kunywa nanjye nkamugurira kuko akoze igikorwa cyiza cyane. Ubu nari mvuye ku isi kabisa bro. Urimo kwibira mu mazi wumvaga bimeze bite mwana? Ubu nabonaga ibiti ntajya kugifata ahubwo kikancika. Igiti kandi bakibonaga? Nabibonaga mu mazi biri kugenda. Hasiko nta biti biharira. Ntajya gufata igiti kikakibura. Ubona harimo ibiti ugiye gufataho. Ubona ari nk'ishyamba, ugenda wibira mu mazi umanuka uzi ngo ugiye gufata kuri cya giti. Kwe twabonaga ibiti ukabona ari nk'ishyamba babateka dufate kuri ibi biti. Nibyo wenda turarokoka tubona ko turi kuzi gasozi. Kandi turi kujyamo hasi tuba tubonye umugira neza Obedi abaraturohoye. Obedi baragushimira cyane. Barashimira cyane nanjye kabisa ndabashimiye ng'abantu bamuza kureba abantu. Uyu kagititira cyane araburiti kugira mbere nk'uyu nguyu. Kuvuga ngo uyu nguyu we kubera yarutse amazi naza kujya kunywa amata. Icara ahantu guca agatuza. Biri mu nda ari buze kongera kuza gukora neza kuko urabona yanyweye amazi kandi ndiye yanywaga yitonda ahumeka kuko byari ibintu biza byiroha mu mubiri. Ndaga ari ikintu yanywaga bishaka ubyo byazaga ari ibintu byiroha mu mubiri uburyo ari wahandi akanayanyweye n'ubundi ugatubona agaruye amaraso. Ariyo ni ukuvuga ngo iyo urutse amaraso nibwo uba wapfuye. Ahubwo ugomba gupfa kuko urumva hari imyanya imwe n'imwe yo mu mubiri kubera amazi agenda yirukanga nk'ikintu kiguye mu mubiri. Urumva ko hari imitsi imwe n'imwe ihita igenda ikarikurana kubera y'amazi. Iba yacitse yangiritse. Ugahita ugarura amaraso. Okay. Ni ikiro sasa nk'ubutumwa mutanga bw'ihumure ku bandi bantu bashobora kuza aha ngaha bakumva ko natwe dushobora kurohama ahantu hizewe. We ubutumwa bw'ihumure mwatanga ku bantu? Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwa mbere twatanga ku bantu ni ukuvuga ngo jire 70% iragufasha, ariko ubundi butumwa twaha abantu bo hirya no hino ndakugera ku mazi yumve ko arahita abona ko ikivaringi kibuga gatiyumva karajya kugikiniramo ngo ugenda kuri kaburimbo biratandukanye. Ni ukuvuga ngo cyagiye ku mazi ho nuza niba waba utazi ko gugatera indamu gatambagira gucya hari igihe uzanyerera gucya gatoya ugikubita umutwano hasi bitewe n'ibyo uzaba uri gutekereza urumva ko uzahita ucanganyikirwa ntuzahita ugira ute bivamo kurohama. Cyangwa se nujya mu Kivu wenda uba wambaye life jacket ariko wamara hari ng'umuntu umara kunywa inzoga agahita yumva ko jirinda kimubwiye urumva yarangiza akaba ari mu bwato ujya cyangwa ugasanga yicaye naho kugenda ugasanga mu gitondo yazitse. Niyo mpamvu buri muntu wese uje ku Kivu agomba kumenya ko abatabagiye mu muhanda aha ngaha urabona abantu bamwe na bamwe baraza bakarohama hejuru y'uko bagiye mu mazi wenda bataba bazi koga yamara kunywa inzoga agahita abona ikivu ko ari ikibuga akagira ngo ni dushe. Ahubwo buri munyarwanda wese cyane umunyamahanga bavuga akazi karinda iki kivuno kuri kwibana. Ni ukuvuga ngo ndabunaniwe kuko na leta yacu yarakoze cyane kuko nayo ducungira umutekano buri hamwe hose haba mu Kivu haba mu misozi rwose ndakibashinja leta yacu. Ariko urabona ngaba kuba leta yacu yaravuze ati bajye bambara amajire n'ubundi bakajya mu bwato ndamajire bambaye nibo banyira amakosa. Urabona ko leta ndakirwaje ngo banyira amakosa naba ngaba bage mu bwato batambaye. Okay, muvuga nasengesha umushimira Imana gato twumva. Mwamuzi gusenga cyangwa ntabwo mwasenga? Ngenda bese. Senga gake twumva. Data mwiza turagushimye kuri uyu munota n'isaha kuko twamaze kwiheba
twamaze kumva ko tuvuye mu mubiri tuvuye muri iyi si ariko kubw'ibitangaza byawe n'impuhwe n'imbabazi ukidushyizeho kugera iyi saha turacyahumeka umwuka w'abazima izina ryawe rihabwa icyubahiro data mwiza rero ubwo ndi kumwe na mugenzi wanjye ahangaha tukaba tukiri guhumeka umwuka w'abazima tukaba twabonye umuvandimwe waturohoye akatugeza i gasozi nawe turamushimiye tumusabiye imigisha ku Mana data mwiza rero umuduhera umugisha kandi natwe turagushimiye urakoze cyane kuba waturohoye ukatugeza i gasozi tukaba tugiye kugera kuri iyi si tubona ko tumeze neza nta kibazo turagushimiye izina ryawe rihabwa icyubahiro amina uzi no gusenga cyane rero hari ukuntu bimeze urabona muramusoje dukoze ibi ngibi ariko nkanjye nk'umunyamakuru nk'umuntu ubibonye ndi hano hafi nanjye naje igisenya n'i Rubavu twirira umunyenga mbonye impanuka irabaye ubwo turimo turi kwitemberera ariko ntabwo mwancika gutya yambaye n'abantu barukuntu nubwo urabona muri mu bibazo muri gutitira mwese kugira ngo murangize mwishimiye mugarure ubuzima kugira mugarure n'ukuri wese no mu bibazo bitatu byiza muri challenge mugaseka mukumva ko ubuzima bwagarutse si byo byiza ikibazo cya mbere nyoko ni iki ngiki uri tayari uzi icyongereza uzi igifaransa ikinyarwanda cyane cyane ariko nakongereza koroheje iyo bavuze muza WhatsApp bashatse kuvuga iki bavuze WhatsApp nyine bavuze WhatsApp twebwe nkatwe nyine twa hano ku mazi urabona ko ntago dukunda gukoresha amataci cyane kunda kwikoreshereza za gatushi WhatsApp nyine twumva ko ari byiza leta yagejeje ku baturage tukaba tubona nyine ibintu boherezanya kuri WhatsApp bagafotora bagashyira abantu kuri WhatsApp njye ni gutya mbyumva nyine njya nambibona rimwe na rimwe ku bakoresha amataci icya kabiri ubwongereza buba muhe mugabane ubwongereza buba ku mugabane w'Uburayi wasoma icyanyuma igihekane mvuga kigize n'ijwi nyajwi igihekane mvuga inyajwi eshatu ebyiri izi mana va iyo ni mva urabona kandi kanyuguti kamwe na wa exactly bro bimeze bite nawe ishise nshaka guseka iracamo iyo bavuze Snapchat bavuze iki wumva ari nk'iki Snapchat ubundi ni imbuga nkoranyambaga bishoboye kabisa wasaba icya kabiri ni iki ngiki intara y'Iburengerazuba igizwe n'uturere tungahe si 12 na 2 icyanyuma urumva u Rwanda rurekuye kuye mugabane ntawe nzi bro gerageza nyine gerageza umugabane wa Tanzania u Rwanda rurekuye Tanzania bari murakoze cyane karibereza OBEDI utacika nakwaje mwana ngwino hano abanza bayakuryoye ngwino ngwino nkubaze nyaboneka kabisa nyaboneka ngwino nkubaze nyaboneka kabisa naje kabisa OBEDI beza bite Rwanda ntaribi ubaza kuba umustar wawe sha aya ntaribi umuntu abagomba kwamamara ku isi byarakunze nyaboneka nyibwira OBEDI Uburundi uri kuye mugabane Uburundi urumva ko ngiye hari na bimwe cyagenda kukubwira ngiye no gomba nibereyeho gutya wenda nza kubona arizwe makeya kubw'ubushobozi bw'ababyeyi niyo mpamvu rimwe na rimwe urabona ngo ibyo ngibyo babizi n'umuntu wo muri Singitamo kandi iyo sinaba mbizi kabisa ntabyo nzi reka nkubaze ibisanzwe itabi ngira ibintu bitatu bavuga ryangiza ku muntu itabi ibintu bitatu byangiza ku muntu ni ukuvuga ngo itabi rigomba kukubuza akazi k'ahantu urabona nk'ahantu urugero mu rupanga ahantu ntabwo bakunyuzamo ngo itabi babamo abantu 20 batanu itabi ikindi cya kabiri itabi rigomba kurinywa bitewe n'igihe wahereye urinywa cyangwa n'igihe unywa rikakwangiza imbyaro ukaba utabyara umuntu ufatika ikindi cya gatatu itabi ni ukurinywa igihe kikagenda kikangirika kandi si n'igihe gusa no kuri wowe ugenda uhinduka OBEDI mbwira amagambo atanu uzi
atatu mu cyongereza. Atatu mu cyongereza. Amagambo atatu. Nyaboneka yambwire kabisa. Kuba nabaza umuntu ati how are you? Wenda saka banzubiza ati cyakubwira umuntu ati give me money. Cyangwa abwira umuntu ati dore yamubwira ati dore give me water. Cyangwa amubwira ati what is this byose nyine. Wasaba. Wasetse. Ubwo wakoze cyane no gukiza abantu bakuru ahangaha ubegeze kuranda akazi bakabafate natwe dukomeze ibyo twaturimo. Still njyewe wari gufata iyi interview cyangwa se ibi bintu bibereye ahangaha skandali bera ku cyaga cya Kivu. Oh my god, umutwe urangiye gukora ibintu bibaye nanjye kubitekereza kubera ko ntazi koga nari nitwajijire. Nkuko OBEDI yabivuze yavuze ati leta y'u Rwanda cyangwa se ko abamarine babihora bitubwira tugomba kujya mu mazi twambaye ijire. Yatubwiye ati ikibuga si football, ikiyaga si ikibuga cya football, mwambara amajire kugira ngo igihe hashobora kuba skandali nk'ingiye akaba haba accident ube utabasha kurama ahubwo ube wavamo ntuze kwangirika. Igihe ugiye mu bwato bikagenda gutya wabigenza ute? Ntuzemere ko umuntu agushyira mu bwato atakwambitse ijire, nakubwira ngo amajire aruzuye ngo yashize ntuzajyemo. Ariko mbere yuko nsoza OBEDI ngo hano ongera bambwirire umuntu uzi koga ibintu yakora kugira ngo aruhamure umuntu. Nukuvuga ngo yabura ubuzima. Ikintu cy'umuntu uzi koga yubonye umuntu wazitse agifite kuba yahumeka ukabona hejuru asa n'ahantu hari gutogota. Ikintu ukora ntabwo ugenda ngo uhite usa n'umufata umuhobera, biba bibi. Ahubwo wowe uramanuka ugamusa n'umujya hehe mu maguru ye cyangwa akiri gutera gutya ugahita umwinjiza mu mutwe ugasa n'ugira gutya akazamuka agasa n'ureba hejuru niwe uhita umufata gutya. Ni ukuvuga ufite amahirwe none hari babiri bari hamwe bombi ikintu bakorera ufata wa wundi ugasa n'umuzamura gutya. Noneho kubera we kuba uzi koga na wa wundi umufasha gutya akiri mu mazi yanze kuzamuka nawe yukimara kugira gutya nawe umushika ajya hejuru kuko mu mazi aba yoroshye cyane. Uhita ubafata gutya wewe bagasa n'abantu bakurusha imbaraga ugahumekera mu mazi asa ari kubajyana gutya acunda ariko agenda uberekeza he ku ngengero. Ugize imana rero baba bazikenga ahantu hafi ku buryo woga nk'iminota 30 ugahita ugira utugera ku ngengero. Bo mukaba bahinga imirambo nawe ubwo baba wananiwe ariko urumva ko bo biba birenze. Bitewe no sujya numvise avuga ngo bakora ku musatsi ibyo ngo akon gufata agasatsi gutya bakazamana ngakagenda. Nukuvuga ngo urabona ngo umuntu gupfa gufata umuntu umusatsi wenda urabona nk'igitsina gore ko bakagufite imisatsi myinshi wowe wamufata imisatsi ariko urabona ngo uyu nguyu kubera aba ari umusore hari igihe wajya kumufata umusatsi ntago agahita gucakira reka genda kuko hari igihe kubona gutya agahita nawe gucakira. Urumva ko nawe hari igihe cyo muhura gutya nawe usa n'uwananiwe mugahita mumanukana. Ntabwo hari igihe ujya gutabara umuntu nawe agahita agufata. Agahita agufata ni ukuba yagufashe nawe si yakurekura. Kenze ugize amahirwe wenda mukaba muri hafi ku ngengero cyangwa ukaba uri umuntu ufite imbaraga ugahita umutera ingumi ya danje akakurekura kuko yagufashe gutya aba yabanye nawe ntiyakurekura. Ugufashe gutya ni mu mazi uko nta mbaraga nigira ntabwo wancika turi mu mazi uriye. Ndago nagucika cyangwa ngo igipfunsi cya danje cyadanje ko cyakindi urumva mu mazi bitewe no kugutangira ni cyakindi washyira ku munzani kigapima nk'ibiro 200 kugira ajye yakurekura. Obe urakoze cyane ya man. Naradukukiye kuri Legacy rero Imana ikomeza umugisha umwaka 2022 ukomeze waryohere iyi ngiyi Legacy.